turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane mwese abakurikiye ikiganiro cyacu kwikamba Karuvari, mbifurije umugisha w'Imana. Bakunzi bacu abakristo dusengana, abo tubana ku mbuga nkoranyambaga, mwebwe mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turashimira Imana rero kubw'uyu munsi wa none ko tugira umugisha w'Imana, ko turi kubona umukozi w'Imana. Ariko mbere ya byose ndashima mwebwe mwese mwako subscribe na utarayikora, niwe mwanya wawe. Reka dutangire dusenga nkuko bisanzwe, turaza kumuha abibwire. Yesu ndaguhamagaye, ngwino bari natwe muri iki kiganiro. Manura amavuta ku buzima bwanje n'umugaragu wawe. Ureba inyigisho asubizwemo imbaraga n'amavuta bitwomeho, kugira ngo igisuzuguro kiri ku mwana w'umuntu kimukurweho n'amaraso yawe. Tuguhaye ikaze Jehova, kugira ngo uzukorane natwe imirimo n'ibitangaza. Urakoze, ndagushimiye kugiye kubana natwe turaha imbere ya kamera, n'abari kutureba bakabana nawe, kandi twebwe twese tukabona ineza yawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Yesu wongeye kuduhereza ubuntu bwayo, tukaba turi bazima kuri itariki ya none ku kwezi. Ndashimira Imana kubw'abakristo bagomeje kutwereka ishaka badufitiye, badutera inkunga, badufasha kugira ngo ibi byose bibagereho. Uwo ni umucyo tuba twagiriwe n'Imana. Rero sinjye njyenyine uhari, ndi kumwe n'umugaragu w'Imana. Ndamuzi, yitwa Steven. Namukuze cyane ko ari bazina, n'umuhanuzi w'Imana, muziho ubushobozi Umana mu buzima bwe, kandi twiganye teoloji. Nagize umugisha wo kwigana nawe muri New Life, muri Act, twiganye ijambo ry'Imana dushaka ubumenyi. Rero ndashimira Imana ko mpuye nawe akibirimo, mpuye nawe agicishijwe, nkaba namutumiye kwikamba akaba yahageze. Reka rero tumwakire mu izina rya Yesu. Nge ndamuzi bien, eko mwebwe ntimuramumenya, reka tumwakire. Nawe nyemera tumuhe ikaze. Imana iguhe umugisha. Karibu umukozi w'Imana. Ndagushimiye ko umpaye ikaze. Amen. Kwikamba Karuvari TV. Namwe ndabashimiye ko mudukurikira, mukamudukurikiye, mukamuzana dukurikira nyuma. Ariko ndagira ngo ntarajya mu bintu byinshi, ndashaka kugira ngo mbanze nshimire Levla Pastel. Amen. Bazina wanjye nkuko yabivuze, ni umukozi w'Imana, afite ijambo, afite ubuhanuzi. Imana imukoresheje imirimo n'ibitangaza hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Rero kumva mufite iruhande rwanjye, kumva turimo gukorera Imana, mba numva nanyishyigikiwe. Yantumiye, numva ni byiza, kandi abizi ko uyu mugoroba tugiye kugira ikiganiro cyiza, tugiye kugira ijambo ry'ihumure. Imana iri buvugane natwe, cyangwa niba hari n'ibindi Imana yateguye ko turi buganireho, turi buvugeho, ibyo nabyo tubishima Imana. Uyu mugabo ni umugabo w'Imana, uyu mugabo ni umugabo ufite ubwiza bw'Imana, amavuta y'Imana muriho. Mwebwe ashumbye, mwebwe b'inshuti ze, muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwahisemo neza. Uyu ni umubyeyi, uyu yagukavaringa, yakubera umubyeyi mu mwuka, kandi akazakugeza mu bwami bw'Imana. So namwe mutarakora subscribe kuri ICTV cyangwa ikamba Karuvari TV, wakora subscribe, wajya sharinga ubu butumwa ukabugeza hirya no hino, kugira ngo abantu bamenye kugira neza kw'Imana, kugira ngo abantu bamenye yuko ari umugaragu wahamagawe, bamenye yuko hari umuntu igihugu gifite nk'umukozi w'Imana. Hallelujah. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali, nawe ari muri ibyo bihumbi ntarapfukamira Bali, aracyakorera Imana. Muri we nzi ubuhamya bwiza, muzi ubuhamya bwiza, muzi imbuto nziza, muzi ijambo ry'ihumure. Ngiye kumuvuga bwakwira bugacya, ariko n'umugabo w'Imana. Ndagushimiye nkuko yababwiye. Nitwa Profete Steven, ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umukozi w'Imana, mfite ministry nyoboye bayita World Changers Ministries. Tunezezwa no gukorera Imana, ducooperatinga, dufatanya, ari kwikamba Karuvari TV. Niyo mpageze nanjye manumva nisanze muri ministry ye, dukorera Imana neza, twumva kugira neza kw'Imana, kandi turabizi yuko Kristo nagaruka azadutwara natwe tutarabivuyemo. Uwiteka akomera umugisha. Urakoze cyane. Mbere yuko tuganira kuri topic, impamvu iyi topic nyizanye nuko utararongora. Kuba ugifite kuba
utarashaka umugore nzanye topike ivuga ngo gupfukamira umukobwa utera ivi umwambika impeta ku mukristo birakwiriye. Ariko impamvu mbikubajije nuko ntabwo urambara impeta ngenda ayifite, kandi ndabizi ko mubazahagarana nawe umunsi wakoze mariage ndimo. Ariko uraza kubwira abantu niba koko gutera ivi nkuko ntabwo navuga ngo abapagani babikora bwo nkuko isi bikora, ariko ku muntu w'umukristo bundi gupfuka biravuga ngo ntugapfukamira umwana w'umuntu, upfukamira Uwiteka Imana imwe gusa, azaba ari usenga gusa. Ariko none tugeze mu gihe ndi kureba nkashoberwa aho umukozi w'Imana, umusore wasenze Imana, afata impeta agapfukama imbere y'umukobwa akamwambika impeta. Nyuma y'iminsi 3 bakaba baratandukanye, nyuma y'icyumweru bakaba baratandukanye. Uraza kumbwira icyo bivugaho. Ariko reka umubwiriza ibice 12 murongo wa mbere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Sinejejwe nabyo. Ese umuhanuzi w'Imana Steven, ibi bintu urabivugaho iki? Bibiliya iratubwiye, mubwiriza atubwiye ngo ujye wibuka Uwiteka umuremyi wawe iminsi y'ubusore, mu minsi y'ubusore bwawe, mu bujene bwawe, kuko haba hari indi minsi izaza ukaba utagishobora kwikenyeza, utagikunda izuba, utakijya muri boîte, utagitembera kuko ntushoboye kwitwarayo, bakagutwara aho bashaka. Ese ni gute umuntu yakwibuka iminsi y'ubusore bwe akayijera neza? Ese ni wabihuza gute n'umusore wemera Kristo umwami n'umukiza upfukamira umukobwa? Uko topic yacu iravuga ngo njyewe narumiwe, njyewe Pastor Steven njyewe ntabwo nzi kubifata, ariko njye narumiwe, maze kubona ibintu byinshi. Njyewe Pastor Steven narumiwe. None se gutera ivi biremewe mu bakristo? Kwambika impeta umukobwa umupfukamiye mu gihe uri kumurambagiza, ese ni icyubahiro uba umuhaye koko? Kumupfukamira niko kumukunda, cyangwa uba umugize ikigirwamana ukamurutisha Kristo, ukamurutisha Imana? Niyo mpamvu nagutumiye kuko ukiri umusore. Iyi topike urayivugaho iki? Tugwaye ikaze. Ndagushimiye mushumba, ndagushimiye cyane kuba wantumiye muri kino kiganiro. Ni ibintu byiza cyane, ibintu bikomeye. Icyo nabonyemo ni ibibazo nka 2. Icyo gupfukamira umukobwa umwambika impeta. Ikindi kandi ni gute umuntu yakorera Imana mu busore bwe iminsi mibi itaraza. Uko unyumve neza, kwambika umuntu impeta si icyaha, kuko nare yambaye ndetse nanjye harubona yambitse. Ahubwo nyumve neza, gupfukamira umuntu imbere ya kamera umwambika impeta, cyane ko hari nabo nzi bayambikana bitarashira icyumweru bakaba baratandukanye. Ariko ugahita wibaza ngo ese ubundi niko guhesha umukobwa icyubahiro? Ese ni rwo rukundo? Niyo mpamvu nagize ngo kuko ukiri umusore usobanura abandi basore, kuko njyewe ndi umugabo, wenda nabivuga ko bate wenda uko warangije ubundi wowe se kunashaje ubundi, ariko uracyari umusore by the way. Reka tubisobanure. Agiye kubisobanura nkanjye uko mbyumva, kandi nk'umukristo undi nawe afite kwazabisobanura nkawe uko abyumva. Pastor, turi mu gihe cya .com. Ibi ndabivuga nkanjye urimo kujyana n'isi, ujya ureba isi uko imeze aho irimo kutujyana. Turi mu gihe ubwo abantu, ibi ntabwo biri biblical, ntabwo biri mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Nta byanditswe bivuga ngo muzapfukamira abakobwa, ibyo ntabyo. Ariko turi mu gihe cyo abantu bakopera imico iva muri western, muri biriya bihugu byo muri Amerika. Abantu bagenda bakurikiza bakora iriya mico
uzasanga worship kuramya mu rusengero abantu bagenda bakurikiza biriya bihugu, usanga mbese navugira ngo ni igihe cya .com aho abantu bagenda bakoperana ibintu bakaba babikora bitewe n'ibyo yakwiganye, bitewe n'ibyo yabonye akabona ni ibisirimu. Jangaha ntabwo ndi bujye ntabwo ndi bukoresha ibyanditswe kuko nta byanditswe bivuga, ahubwo ndakoresha nkanjye uko mbona. Turi mu buzima nakwita ngo ni ubuzima buri modern, ubuzima bugezweho. Ahangaha ntabwo ndimo gutera inkunga abantu ngo bagende babikore, kuko umuntu afite amahitamo mu buzima bwe. Ndabizi ko na leta y'u Rwanda ntabwo bishyigikiye, ntabwo bishyigikira ibi bintu. Ibi ni ibintu umuntu akora bivuye ku guhitamo kwe. Nk'uko umuntu yatekereza mu gitondo akavuga ati uyu munsi ndarya inyama, cyangwa uyu munsi ndajya muri siporo. Ni amahitamo y'umuntu ahitamo bitewe n'ikimunezeza cyangwa bitewe n'ikintu yakunze. Ahangaha ntabwo ndi buvuge ngo gupfukamira umukobwa n'icyaha. Bibiliya iravuga ngo ntihakagire umuntu upfukamira undi muntu cyangwa iki, ntimukamuramye, ntimukamwikubita imbere, kuko ijambo rimbwira tayari ubwo iyo upfukamiye umuntu uriya muntu mugize iki, ikigirwamana, kandi bikavuga ngo ni icyaha. Rero aha hantu njyewe ntabwo ndi buze mvuge ntabwo ndi bukore contradiction kwinyuraguramo mu ijambo ahangaha, bitewe n'uko ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga mu maso y'Imana no mu maso y'abantu ni icyaha, ntabwo bigaragara neza. Wowe urabyemera se gupfukamira umuntu? Kuko uracyari umusore. Ntabwo napfukamira umuntu. Kuko none se ubu umukobwa nakubwira ngo nutamupfukamira ngo umwambike imbeta uzabigenza uti? Reka nkwereke. Hano biroroshye. Gupfukamira umuntu, kubwira umuntu cyangwa kugenda gupfukama ni amahitamo y'umuntu. Ni amahitamo ashobora guhitamo ati ndakora ibi bintu. Ariko ijambo ry'Imana deja bamaze kujya gute kukica, kuko yapfukamiye iki umuntu. Ariko urukundo akunda uriya muntu rushobora kumujyana mu marangamutima yo kujya gupfukama. Kimwe nuko tutamutera iki ibuye pastor, ntabwo twatera ibuye bari abantu babikora, kuko umuntu ajya gukunda udahari. Nuko azatunga urugo rwe ntabwo hari. Yapfukama ejo rugasenyuka. Ijambo ry'Uwiteka Imana avuga muri Yohana 10:10 ngo Satani yaje kwiba kwica no kurimbura. Runo rugo iyo rutubakiye ku mahame ya Gikristo, tutitaye uko bafiansaye, uko bakoze fiansaye, niba barapfukamye, niba barahagaze, kuko nubundi n'uyimwambitse yicaye ntibibabuza gusenya urugo. Urugo nabwo rurasenyuka. Urugo rwubakwa n'Imana, urugo rukomezwa n'Imana. Imana iyo yashyizeho foundation, urugo rurakomera, rukaba ruzima. Njyewe ubwanjye dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana, gupfukamira umuntu ni icyaha, ariko ntabwo bigeze bavuga umuntu wari we. Ndagira ngo nongere ngo baze mbere yuko tujya kuri, ndagira ngo biravuze ngo gupfukamira umuntu ni icyaha, ntabwo batubwiye ngo uzapfukamira umukobwa ni icyaha. Mu buryo njye mvuga ko ibi bintu njyewe ntabishyigikiye ko gupfukamira uriya mukobwa ari icyaha, nuko Bibiliya iravuga ngo ntukakikubita imbere. Ubundi Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere, kuko njye mbabazwa nuko uyu muntu upfukamiye uyu mukobwa nta nubwo afite umwanya wo gupfukamira Imana. Ushaka gusanga mu buzima bwe bwose nta munsi n'umwe arapfukamira Imana ngo ayiramye, ariko apfukamiye umukobwa aramuramije. Erega buriya iyo uteye ivi kuriye uriya muntu bumuramije mu buryo bundi, uriya muntu ni Imana yawe. Ariko umukobwa aba Imana y'umusore ryari akira, bitewe n'urukundo umuntu aba mukunda. Buriya ni mu ijambo ry'Imana ngira ngo havuga aho ubutunzi bw'umuntu buri ni naho umutima we uri. Siko havuga? Ndumva ni muri Matayo ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uhora. Buriya umutima uriya w'usore uhora kuri uriya mukobwa, ahora mukunda, ahora muramya iteka ryose. Ariko kandi nanone tugarutse mu bintu bya Gikristo, tugarutse no mu bintu by'umuco wacu, umuco w'Abanyarwanda, umuco w'Abanyarwanda. Reka nkoresha umuco w'Abanyarwanda. Ntabwo turi Abanyarwanda. Gupfukamira imbere y'umuntu cyane cyane biriya byo gupfukamira umukobwa ntabwo byakabaye ari byo. Ntabwo byakabaye ari byo, bitewe nuko navuze nti turi mu gihe cya modern. Abantu bakore ibyo bakopera abandi. Ntuzange gutaha ubukwe bw'umusore wapfukamye umukobwa, kuko niko biba byamujyanye. Aba yumva yakora ibishoboka byose kugira ngo amwereke urukundo. Niba ubwo buryo
abwo gupfukama aribwo bwamunezeza yuko yamweretse urukundo, njye ntacyo byantwara. none se umuntu abereho kunezeza umuntu cyangwa umuntu abereho kunezeza Imana? Umuntu abereho kunezeza Imana, kubera ko Steven uri umuhanuzi, Steven uri umukozi w'Imana, Steven ejo uzaba ufite umugore n'umuryango, kandi isi turimo ntigomba gufata ikiri muri wowe cyuko wahamagawe cyuko uri umukristo ngo ikiryamire. None se uyu munsi wa none twemerera abakristo b'abasore batera ivi? oya, igisubizo cyanjye ntabwo twaba dukoze ibihabanye n'ijambo ry'Imana. Ariko bagenzi, sindaba umubyeyi, ariko kandi nanone inama za kibyeyi zimbamo, kuko ndi umukozi w'Imana, Imana yarampamagaye. Uri umubyeyi, abana bawe bagakora ibyo bintu bagapfukama, ntabwo wabaca. Kimwe nuko igihugu kitafata abantu bapfukamye abakobwa ngo kibafunge. Ni itegeko nako babivuze ko bitari byo, bitanakwiye kuba byabaho, ariko kandi ndatekereza ko utahanira umuntu bitewe n'uburenganzira bwe. Bira n'uburenganzira bwe ku bantu badakijijwe cyangwa no ku bandi bantu babikora, ni uburenganzira bwabo, ariko mu maso y'Uwiteka Imana byamaze kuba deja kariki ari icyaha. Ngewe ubwanjye inama nagira abasore bankurikiye, twubaha Imana cyangwa twubaha abantu. Igisubizo twubaha Imana. Njye ubwanjye ntabwo napfukamira umukobwa bitewe n'ikintu, nuko ijambo ry'Uwiteka Imana rimbuza gupfukamira ikindi kintu icyo ari cyo cyose usibye Imana yo mu ijuru. Ukiri aho ngaho utarajya kure, mu kigaragaza ko umusore akunda umukobwa harimo kumupfukamira ukamwambika irambito upfukamye. Ikigaragaza ko umuntu akunda umukobwa, yego, kira ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko umuhungu aba akunda umukobwa. Cyaba nacyo mu bimenyetso, kuko mu bimwe biranga umuntu ko akunzwe habamo ibintu byinshi. Kira gupfukama ishobora kuba muri kimwe mu bigize ibimenyetso biranga ko umuhungu akunda iki umukobwa. Udapfukamye ukamwambika irambito uhagaze, uko ngiye kwambika umuntu irambeta ndabyemera, ni ikimenyetso kigaragaza ko umukunda. Ariko se uyimwambitse uhagaze hari ikintu byahungabanya ku rukundo rwanyu? Kumwambika impeta uhagaze ntacyo bitwara. Impamvu mvuga ngo nta kintu bitwara, ukunze umuntu ukamwambika impeta ahagaze, byose ni byiza. Kandi nanone uriya muntu twavuze ko ari icyaha, twamaze deja kugaragaza ko ari icyaha, twamaze kwerekana ko atari byiza, kwerekana ko atari byiza. Yego, ariko ni umudendezo wa bamwe. Yego pastor, ni umudendezo wa bamwe, ni uburenganzira bwa bamwe bwa bamwe. Yego, ababyizera nibamara kumenya ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, yego, bazareka kubikora. Impamvu mvuga ahangaha, ntabwo wafata umudendezo w'abandi ngo uwangize aka kanya uvuge ngo gupfukama n'icyaha, gupfukamira abakobwa n'icyaha. Uwo ni umudendezo wanyu, ni mubikore, ariko igihe kimwe kizagera namwe mumenye ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana. Nk'uko ukuri kwangezeho, ukuri kukagera kuri pastor akaba yumva atapfukamira iki umukobwa, niko nanjye ukuri kwanjeho cyangwa ijambo ry'Imana rinyemeza neza yuko gupfukama ntabikora. Icyo ntabwo nabikora. Rero nshuti zanjye, inama twavuga ahangaha cyangwa inama nakomeza kugira abantu, yego, umwuka w'Imana niyabamanukira azabemeza icyo gukora. Umwuka w'Imana nakumanukira uri muri fiançaye yawe, kuko gupfukama ntabwo ari byo bigaragaza ko ukunda umuntu. Nkuko twabivuze, urapfukama ejo ubundi mugatandukana. Kimwe nuko n'ubundi umwambika neza impeta, ariko nejo mukagira gute mugatandukana. Urugo rwubakwa n'Imana. Umwuka w'Imana yakumanutseho akakwemeza ijambo ry'Uwiteka Imana, ugasobanukirwa Imana. Muri fiançaye yawe niho umenya icyo gukora. Yego, twavuze ko ntabwo turi butakoringe cyangwa tugira ikintu dukoraho kijyanye n'umudendezo w'umuntu. Umudendezo w'umuntu ni uw'umuntu kugeza igihe ukuri kw'Imana kugize gute kumusanze. Gusa twabasomeye ibyanditswe tubabwira ko gupfukamira umuntu atari byiza, ari icyaha. Yohana hari ijambo yavuze, ariko tutarakomeza hari irindi jambo ryo kumubwiriza wambajije. Yego, ibice 11 naho ndagira ngo tuhasubizeho imbere y'uko ujya kuri ngaha 10 hasome 12 havuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo
uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Byo ni iki? Comment yanjye ahangaha hano ku ijambo ry'Uwiteka Imana. Zaburi haravuga ngo ubwiza bw'umusore nizo mbaraga ze. Yego. Mandi magambo twebwe nk'abasore nitwe twakabaye dukorera Imana kugira ngo igihe cyo kugera cy'ubusaza umuntu azabe yarasitotse. Yego. Mandi magambo uri umusore muri worship team, izo mbaraga zawe uri kuzikoresha ntabwo bakabaye bakwinginga ngo jya muri repetition kuko ni inshingano zawe. Ikindi ufite imbaraga. Ntabwo ku kazi boss yawe bakubwira ngo uraza saa 3. Uri umusore zinduka kare. Ugende mu gitondo saa 2 akazi gatangira uhari. Ntuza saa 3 umusaza akaza saa 3 muraba mutandukaniye hehe. Reka ubwiza bw'umusore bugaragarire mu mbaraga ze. Reka ino minsi y'ubusore bwacu tuyibyaza iki? Umusaruro. Of course. Tuyibyaza umusaruro dukorera Imana. Umushumba navuga ati uyu munsi turasenga abasore. Yego. Mushireho akanya. Mushireho imbaraga musenge. Narivuze Yohana ndebera Yohana. Navuyeyo Yohana kangahe? Wa mbere Yohana tu igice cya mbere. Bibiliya iravuze ngo mbere na mbere. Hariho jambo yahoranye n'Imana. Ubundi mu by'ukuri ufite ijambo ry'Imana muri wowe uri umuntu w'umusore ugatunga ijambo uko ijambo ni Kristo. Kristo niwe jambo. Urabona ukuntu biri tubwira ngo mbere ngo isi nta shusho yagiraga ngo umwuka uragendagendaga hejuru y'iki y'amazi. Ese iyo umuntu afite umwuka wera muri we ashobora gutera ivi agapfukama cyangwa umuntu wataye ivi abataye umwuka wera? Urabivuga iki? Siri mwe si kabiri umwuka avugana natwe tukanangira tukica amatwi. Umwuka abantu baramusuzugura. Umuntu ngo azakenera umwuka w'Imana arakubwira atanga icya 10. Yego. Iryo jwi rikubwira ngo jya gutanga icya 10 ukaryica. Yego. Ugashaka kuricecekesha. Umwuka w'Imana arakubwira ngo byuka ujye gusenga. Yakuzinduye ongera wiyirize akakubyutsa saa 9 ngo usenge ukongera ukaryama. Umwuka w'Imana abantu bacumura bamufite. Ariko iciza Imana ikora umwuka w'Imana ahora tunihira. Yego. Iminiho yaminiho afatanya natwe uko dusenga. Yego. Dukora amakosa dufite umwuka w'Imana. Pastor dufite umwuka w'Imana. Iciza nuko Imana itagihana nka mbere ngo ubutaka bwasame bugira gute bukumire. Ariko umwuka w'Imana abantu bakora icyaha bamufite. Ariko ubuzima bwabo iciza nuko tukiri ku ntebe y'imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Imana cyo ku ntebe y'imbabazi. Umuntu ijwi ry'Imana rizamuzaho ndimubuze gukora ikintu kandi arenga hagikore kandi Imana imubabarire imureke. Impamvu niye turacyari mu muntu bw'Imana. Imana imuratugirira neza ariko ngo nimugakora ibyaha kugira ngo ubuntu bwa Kristo busage. Iteka nako iherezo ry'ibi bintu ni kwirimbukiro. Ngo murabikora nk'abihorera. Umwuka w'Imana akubaho ukajya gusambana umwuka w'Imana kuriho akakwihorera. Urabyumva? Ukora ibyo byaha byose umwuka w'Imana akuriho akakwihorera. Ariko ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanywe namwe. Hari igihe kimwe bizajya kumugaragara. Imana ikugaragaza bitewe nuko umwuka w'Imana yakubwiraga ibyo gukora ntubikore kandi umwuka w'Imana akuriho. Umwuka w'Imana abantu baramusuzugura baramumefia bamuca amazi kandi umwuka w'Imana bariho. Ntabwo icyo kintu ngo umuntu ufite umwuka w'Imana yatera ivi yaritera kuko yasuzuguye umwuka w'Imana. Mbese biravuze ngo ntabwo abacyumvira umwuka w'Imana, ntabwo ayoborwa n'umwuka. Biravuze ngo umuntu wumvira umwuka w'Imana yatera ivi, ntabwo yakora icyaha. Of course uvuga ngo umuntu yakora icyaha kuko twamaze kubona yuko gupfukama ari icyaha. Icya kabiri, umuntu ugifite ijambo ry'Imana mu buzima bwe, uri umusore w'umuririmbyi, uri mu worship team, uri umuramyi, ndakubwira ko ntabwo wemerewe gupfukamira umukobwa, kumwambitsa imbeta sawa, ariho kumupfukamira akabazo question mark. Siko bimeze? Wabwira ko abasore bagenzi bawe icyo nababwira ni kimwe, reka umwuka w'Imana basanga abayobora, kuko umwuka ngo azabemeza iby'ibyaha byanyu. Niko tuvuga. Nje ntabwo nakwemeza umuntu ngo ihana iki kintu kireke naba nkoza amakosa, naba nkoza akazi k'umwuka w'Imana. Nje ndavuga umwuka w'Imana akajya kumwemeza agakora gutera ivi. Ndavuze ngo
ntituri bufate aka kanya ngo dusenye umudendezo wa bamwe. Hari abakora umudendezo wabo mu kwishima kwabo bazi ko ariko kunezerwa kwabo ari byo byishimo byabo. Aha ntabwo turi umukozi w'Imana, ntabwo turi bugire gute, ahubwo turavuga ukuri. Umuntu akomeza kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, hanyuma ukuri kukakwemeza, kwamara kukwemeza kukakwereka ko gutera ivi atari byo. Okay. Kubizera Kristo Yesu, wenda ntituri bubitindeho kuri iyi topiki. Topiki nayo nateguye ngira ngo mwayumvise, ngira ngo niyo mpamvu natumiye umutumirwa. Ndifuza kuzatumira n'umukobwa, ariko nanone jya muri comment wandike gira icyo tubwira niba koko gutera ivi ari ibya Gikristo. Ndagira ngo jya muri comment wandike, kuko topiki nayisomye avuga ngo ngewe natangiye mvuga ngo narumiwe. Ese gutera ivi biremewe mu bakristo? Jya muri comment utubwire. Tuzagaruka tugira amahirwe dushaka umukobwa w'umukristo azadusobanurire noneho niba we yakwemera ko bamupfukamira, kuko ko ibintu ndibonda bivuga bibabaje Imana. Akandi kantu nakongera mushumba, abantu bazi ko ari ubusirimu. Niko nigeze natangiye nkubwira yuko dufata imico y'ahandi tukayikopera tukayizana mu mico yacu, tukumva ko ari bwo busirimu. Rero abantu benshi bazi ko gupfukama ni ubusirimu, babyita ubusirimu, bakwita n'injiji itabikoze. Ariko binyuranye n'ijambo ry'Imana wadusomeye umurongo. Rero kunyurana kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, ndagira ngo ntangaza aka kantu mbwira abantu yuko dukwiye kugenda kw'ijambo ry'Uwiteka Imana, tudakwiye gukurikiza ubusirimu. Mane guha umugisha. Ntabwo twanze kwambika imbeta, ariko twanze twemeranya na bamwe nubwo umudendezo wanyu tutawurwanyisha, ariko ntabwo bikwiriye ko ujya kuri Google ugakurayo ibyakorwe handi utanabonye nawe ukaza ukabikora mu muco wacu wa Kinyarwanda. Ntabwo ari byiza, ariko ugiye ukaza ni byiza wakuye kuri Google ukabitwereka, bikaba byadufasha, byaba byiza kurushaho. Bene data bakunzi bikamba Karuvari, ndongera mbasaba gukora subscribe, ariko nanone comment yawe irakenewe. Gutera ivi ni byiza ku mukristo, urabivugaho iki wowe? Twebwe twagerageje gusobanura ko gutera ivi atari umuco wa Gikristo, gupfukama. Tunababwira ko biri tubwira ngo nukabyikubita imbere, oh my God, Uwiteka Imana mu mategeko 12 ririmo. Uwiteka Imana ntukagira umuntu usimbura Uwiteka Imana imbere yawe. Ariko kubera ko nyina ari byo tugezemo, nkuko bivuze umutumirwa wacu wavuze neza, nyina abantu barimo barabikora n'ubusirimu. Ariko none ndimo ngira no kumusozo nakabazo gato cyane ngiye kukubaza. Rura rugo rutangiriye ku cyaha cyo guhindura umuntu ikigirwa Imana, cyo kwimura Imana ukimika umuntu, urabivugaho iki? Ruriya rugo rutangiye kuriya kuri gusimbura, kuko biri rivuga ngo ntukakikubita imbere, ntukaramye umuntu, kuko umuntu ntagabonirwamo agakiza. Niko ijambo rimbwira. Ubundi nge nawe gukundana ni byiza, kumfasha gufasha ni byiza, ariko kandi ntago simbuye Imana mu buzima bwanjye. Kuko iyo uje ukabikigwa Imana muri ngewe, biravuze ngo wowe bimuye Imana. Iyo ubaye ufashe umwanya wa mbere umutima wanjye, iyo ufashe umwanya wa mbere wowe umutima wanjye, wawe wimuye Imana. Imana niyo igomba gufata umwanya wa mbere mu mutima wanjye, Pastor Steven, mu mutima wa Profete Steven. Imana idafashe umwanya wa mbere, biravuze ngo uwo mwanya wa mbere ufite uwawuhaye. None urugo rugiye kubakwa, Imana yamaze gusimburwa. Umukobwa aje mu rugo ari Imana ku musore, Imana yamaze kugenda. Ntabwo nzi wenda nyuma yaho ko bajya kwihana cyangwa bagasaba Imana imbabazi, keretse dukoze ubusesenguzi tugasanga wenda bemera gukora icyaha bakasaba imbabazi, uko ibi nkuko twabivuze iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ariko nge ndimo ndibaza, rura rugo ruba rutangiriye kwimika umuntu kimura Imana, uraruvugaho iki? Iteka ryose hahora hari second chance, amahirwe ya kabiri. Uyu muntu umwuka w'Imana iyo abasanze, akabasanga muri urwo rugo rwanyu rushya,
ndavuga nko ku bantu basenga, ku bantu bubaha Imana, ku bantu bakijijwe. Yego. Iteka Imana igenda ibarinda gukora amakosa. Kuko ntabwo Imana ishaka ngo ukunde undi muntu kwirura. Imana ishaka ngo ukunde Imana yo yonyine first. Bwa mbere. Ibindi byose bize bigira gute bikurikira. Yes. Nagira ngo dukunde ariko tubalance. Yego. Tugiremo balance. Tubalancinge turabura urukundo dukunda Imana rungana ruruta urukundo dukunda amafaranga. Yes. Kuko byose byabigirwamo. Yego. Ese urukundo dukunda Imana koko rusumba urukundo dukunda abana bacu. Yego. Burangura ijambo ry'Uwiteka Imana. Abrahamu Imana imusanga mu itangiriro ibice byaho 20. Imana aramugerageje. Yego. Ambwira ngo fata umwana wawe umujyane. Arenga umusozi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Imana bango ngaho nashakaga. Yego. Aha hantu Imana nako urukundo rwa Abrahamu rwese rugaragara yuko urukundo Abrahamu akunda Imana rwese rugaragara yuko rusumba urwakunda umwana. Yes. Rimwe na rimwe iyo dukunda Imana tukayikunda cyane. Yego. Ibyo dukunda bikaza nyuma. Imana ihora twishimira kandi ihora duha n'umugisha. Hallelujah. Kuko Imana Yesu mubwira ngo kuko mbonye urukundo rwawe. Uwo mwana ntumukozeho iki icyuma inkota. Ahubwo reba hariya hirya. Yes. Ngo arebye hirya mu mifatangwe abonayo umwagazi w'intama. Ngo aramufata aramutamba. Ngo ku musozi w'Uwiteka Imana kiraboneka igitambo. Iteka ryose iyo wagize Imana ya mbere, urukundo rwawe rukaba urwa mbere, umugore akaba uwa mbere, hahora haboneka amashimwe. Igitangaza gihora kiboneka. Kuko uramya Imana ntabwo uramya umuntu. Uramya Imana ntabwo uramya amafaranga. Uramya Imana ntabwo uramya ubutunzi n'ubwiza bw'umuntu runaka. Ahangaha Imana ihora ikurwanirira ikwereka igisubizo hirya no hino, ibyo wasengeraga bikagenda bisubizwa. Tugana ku musozo, ndagira ngo noneho turangiza wagira icyo ubwira abantu. Reka inama wabaha mbese dusoza kugira ngo noneho bagira icyo bumva uko twatangiye nuko dushoje. Ni inama watanga? Reka mbwire urubyiruko rwo muri Calvary. Haleluya. Amen. Ndabizi ko hari n'urundi rubyiruko rudukurikiye n'uruzadukurikira. Reka Imana ibi ya mbere mu buzima bwawe. Yego. Ijambo ry'Uwiteka Imana riri mu Baroma ibice byaho 8:14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Iyo uyobowe n'umwuka ukora ibyo umwuka ashaka. Yego. Urukundo rwawe rugenda neza. Yego. Fiançailles yawe igenda neza. Umurimo ukora ugenda neza kuko wayobowe n'umwuka w'Imana. Gupropoza umukobwa ntabwo ari bibi, twabivuze ko gupropoza ari nta kibazo, ariko reka umwuka w'Imana kuyobore. Umwuka w'Imana kuyobore, nakuyobora ntabwo uzakora amakosa. Ariko ni wakuyobora still uzajya ukora amakosa. Kupira ibyo abandi bakoze nawe ugenda ubikore, ariko urimo urakora icyaha, urimo urakora ubuzima butari bwiza. Reka umwuka w'Imana bayobore. Abakaruvareho muri hose mu Rwanda no hanze n'abandi bahandi mugenda mudukurikira mutandukanye. Reka Imana ibi ya mbere, reka urukundo rwawe n'Imana rudominating, ruze hejuru y'urukundo ukunda ibindi bintu byose. Imana ibamera umugisha. Ngira ngo ngana ku musozo ndabanza shimire umutumirwa wacu. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi saba niba ari umukobwa wadufasha kubisubiza cyane birenze ibyo mwe data yasubije, tugwaye karibu. Tugana ku musozo ndagira ngo mbabwire aha hantu. Wowe uri kunyumva, wowe uzanyumva, ndagira ngo ngusubiriremo ko gupfukamira umwana w'umuntu umwambika imbeta niba uri umukristo ukaba ukijijwe ntabwo ari byiza. Icyakora ndagaruka ngubwira ngo kora ibyiza ugifite uburyo, kuko burenda kwira aho umuntu atabasha gukora ibyo ashaka. Rero mu gihe n'iki ugifite uyu mwanya, kora ibyiza. Uwo mukobwa mukunde, musohokane, mujyana ahantu heza, mubwira amagambo meza, ariko nujya no kumwambika imbeta umubwire ati rero twebwe twemera Imana, ntabwo ari byiza gupfukama, kandi gupfukama sibyo bigaragaza ko ngukunda, kuko urukundo ngukunda ruzagaragarira mu bindi uzabugize neza. Cya kabiri,
nanone byira umukobwa mubwira ati nuhura n'abantu bakubwira ngo se ko wambaye impeta bapfukamye ryari, uzamusubize ngo twebwe iwacu nidupfukamira umuntu dupfukamira Imana. Impeta narayambaye ariko singombwa ko umugabo wanjye apfukama. Ikindi mubwire ngo umugabo wapfukamiye umugore nta mugabo uba umurimo. Ntabwo umugabo apfukamira umugore, umugabo apfukamira Imana yamuremye. Bibiliya irambwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo nk'uko Yesu ari umutwe w'itorero. Ntabwo rero umugabo umutwe uhindukira ugapfukamira umugore. Yesu ashimwe cyane. Abagore ni abana beza, abakobwa ni abakobwa beza. Kora ubundi buryo umukore utuntu twiza udapfukamye ngo utere imbeta. Si ubundi wamuguriye imodoka, nacyo cyaba kimwe mu bigaragaza ko amukunda. Ese ubundi wamuguriye ikanzu nziza cyangwa inzu? Ese ubundi wamuguriye inzu? Niba ufite amafaranga menshi munezeze. Kuko ndatekereza ko gupfukama urimo naramubesha kwanza, kuko rimwe na rimwe urapfukama ejo kagira gute ukanamwanga. Njewe ndi wowe kangira inama abakobwa bajye bakugurira inzu, bakugurira imodoka, cyangwa se bakugurira telefone nziza. Imana ibaha umugisha. Comment yawe irakenewe. Reka nakira umutumirwa wacu abasengere, asengera urubyiruko kugira ngo ibihe nk'ibi murushaho kugira imbaraga. Imana ibaha umugisha. Ariko soza ndakubwira ngo ntiwemere ko umusore wawe yongera kugupfukamira, na ukorera ikindi kintu Imana izakomeza ibiyambere mu buzima bwawe. Uri umukobwa mwiza wubaha Imana, ntiwemere gupfukamirwa batera ivi. Bakora ikindi kintu kizakunezeza. Imana amahoro igumugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka ntarasenga, hari ijambo riri muri Yohana 21 ku murongo waho wa mbere ngo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yesu yongera kukwiyereka mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ibyo ukora byose Yesu yongera kukwiyereka. Hallelujah. Ibi twavuze aho gushobora no kuba uri muri relationship ipfuye, uri mu rukundo rupfuye, ukundana n'umuntu atari we wawe, ukajya gupfukama ariko umuntu atari we wawe. Yesu yongera kukwiyereka muri ibyo bintu. Ongera kuyoboza Imana, uyigisha inama. Ngo Yesu yiyeretse abigishwa be bari babuze ibyo kurya, arabaza ngo ese bana banjye mwabonye icyo kurya? Reka iri joro Yesu yongera kukwiyereka, uyu mugoroba Yesu yongera kukwiyereka, mu rukundo rwanyu Yesu abiyereke. Imana ibarinde, Imana ibagirire neza, Imana ibaha ibyo mwashakaga byari byarabuze. Imana iguhuze n'isezerano ryawe. Aya masaha Imana y'amahoro igusetse mu izina rya Yesu. Nezeza ubugingo bwawe aho uri hose. Ngiye kugusabira umugisha. Ufata aho urwaye, ufata aho ubabara, ufata hari ikibazo. Ndabizi ko Yesu agiye kukwiyereka muri aka kanya, kandi uzerere muri ibi biganza. Izera kuko hari icyo Imana igiye gukora. Imana igira neza, Imana ikomeye. Nsengeye umuntu wese unkurikiye n'uzankurikira, umwigaragarize nk'uko yigaragarize abigishwa bawe ku nyanja ya Tiberiya. Biyereke nijoro, biyereke ku manywa, biyereke mu kazi kabo, biyereke mu mibereho yabo. Ibyo bakora byose birushaho kubabera byiza. Uri Imana y'amahoro, tandukanya ikibi n'icyiza ku bana bawe. Umwuka w'Imana bamanukire, abemeze kandi abayobore. Ndasenze kugira ngo ubagirire neza none n'iteka ryose. Umukize umuntu wese yarafite ikibazo, aho ikibazo kiri washira igisubizo, aho uburwayi buri washira gukira, aho ubukene buri washira amafaranga n'ubutunzi, aho ubushomeri bwari buri ushiraho akazi. Ndasenze nsengeye abari kure, nsengeye n'abari hafi, bose babone umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Turakwifuriza gukora subscribe kandi comment yawe irakenewe. Noneho ibibazo muzatubaza tuzagaruka tubisubiza. Turagukunda. Bye bye. Shalom shalom.